ko nemeje ko nakiriye indahiro ya bene data n'abashiki bacu kandi ko basengewe kuba abanyamamagaro kandi ko barobanuriwe inshingano za gishumba mu itorero ADPR. Ibyo byose kandi bihamije mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Kukukorera yego ndabyemeye namaramaje kugukorera yego ndabyemeye Bakunzi baca muri hatandukanye, reka tubasuze tubifuriza kugubwa neza, tubagezaho amakuru atunguranye tugezeho. Bwa mbere mu mateka ADPR, itorero rya ADPR mu Rwanda ryahaye abagore inshingano za gishumba, ubwo ni ubupasiteri. Nyuma y'imyaka 85 itorero rimaze rishinzwe mu Rwanda. Reka tuze n'inkuru irambuye, kandi subscribe, like, share na comment aho uri hose kugira dukomeze twibanire tukugezaho amakuru bivuga hirya no hino ku isi. Nkuko bigaragara ku rukuta rw'itorero ADPR mu Rwanda, ubwo ni urukuta rwa X, ndetse nkuko byanditswe n'ikinyamakuru inyarwanda.com, amakuru agaragaza ko itorero rya ADPR mu Rwanda ryahaye abagore inshingano za gishumba no kuvuga ubupasiteri nyuma y'imyaka rero 85 itorero rimaze rishinzwe. Reka tuze mu nkuru ku buryo burambuye. Twizere ko amaze kwihuza natwe kwanda subscribe. Reka tubagezeho rero inkuru ku buryo burambuye. Itorero ADPR rimaze imyaka 85 rikorera mu Rwanda, ryateye intambwe rero idasubira inyuma kandi ikomeye cyane mu mateka, ryimika bwa mbere abagore ku nshingano z'ubushumba no kuvuga abapasiteri. Mu gihe rero mu myaka ya kera byafatwaga nk'ikizira muri iri torero, none uyu munsi ntabwo bikiri ikizira, ahubwo byabaye nk'ibisanzwe. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 9 Ukuboza 2025 nibwo bwa mbere abagore ba mbere 15 bahawe inshingano zo kuba abapasiteri mu itorero rya ADPR mu Rwanda. Hanyuma rero abagore bari basanzwe rero baremerewe gusa gukora izindi nshingano zitandukanye, zirimo kuba mwarimu, no kuvuga umuyobozi w'umudugudu cyangwa w'itorero mu gace gatoya, kuyobora korali, kuba muri komite nyobozi, ariko ntibyari byemewe ko umugore yaba pasiteri muri ADPR. Ku ngoma ya Revera Isayi Ndayizeye nibwo abagore bahawe ijambo rikomeye muri ADPR kuva yabaho. Kuri ubu ADPR kwizihiza imyaka 85 imaze itangijwe mu Rwanda, dore ko yatangijwe n'abamisiyoneri bo muri Suwede, batangiriye hari igihundwe muri Cyangugu ya kera, ubwo ni mu ntara y'Iburengerazuba nyine. ADPR rero yanditse ku rukuta rwayo rwa X ko amateka yanditswe muri iri torero, aho umugore wa mbere yahawe inshingano zo kuba pasiteri cyangwa se za gishumba. Yagize iti, uyu munsi mu mateka y'itorero ADPR umugore wa mbere yahawe inshingano za gishumba, abagore ba mbere 15 n'abagabo 29 barobanuriwe izo nshingano mu bikorwa byatangiriye mu rurembo rwa Huye, birakomeza kugeza ku itariki 18 muri uku kwezi. Mu bazasengerwa 33% bazaba ari abagore. Ibyo nibyo rero ADPR yanditse ku rukuta rwayo rwa Twitter, ibyo bimenyesha abanyarwanda cyangwa se abanyetorero muri rusange. Mu kiganiro yaherutse kugirana n'abanyamakuru, Revera Isayi Ndayizeye uri kurangwa n'impinduka zikomeye ku buyobozi bwe, aho ku ikubitiro yahise asezerera abashumba b'abasaza. Yavuze ko ibikorwa bizakorwa muri izi mpera za 2025 ari ibikorwa bibiri bifatanye. Yavuze mu kwishimira imyaka itorero ashumbye rimaze no kwimika abashumba, aho bari kwimikirwa mu duce dutandukanye tw'igihugu mu ndembo zitandukanye. Mu bimikwa rero hakaba harimo n'abagore, ibintu bibaye bwa mbere mu mateka ya ADPR. Ati, igikorwa cyo kwizihiza imyaka 85 itorero rimaze kandi
kizajyana n'icyerekezo cy'aho twifuza kugeza cyangwa kugera mu 2025. Icyo gikorwa rero kizahuzwa n'icyo gusengera abapasiteri kizaba mu ndembo zose z'itorero. Ibi n'amagambo yatangaje ubwo yajyana ikiganiro n'abanyamakuru. Incamake rero y'amateka ya ADEPR kuva ibonye izuba mu Rwanda mu 1940. Itorero rya ADEPR Pentecote mu Rwanda ADEPR ryatangiriye igihundwe mu 1940 ryitwa MRS Mission Libre Suédoise, ritangirira mu cyahoze ari ururembo rwa Cyangugu, ubu ni mu itorero rya ADEPR akarere ka Rusizi, ururembo rw'iburengerazuba. Icyo gihe ryatangijwe n'abamisiyoneri batatu bari baravuye mu gihugu cya Suwede, aribo Alvar Lindskog n'umugore we Marge Lindskog bafatanije na Mildred Lindberg. Abakozi b'Imana rero batangiye umurimo bahura n'ibibazo bitari bimwe, ariko kuko bari baje basunitswe n'Umwuka Wera, Imana yarabashoboje. Umurimo batangije urakura uraguka ndetse ugaba amashami mu mpande zose z'u Rwanda. Umurimo w'ivugabutumwa wageze mu murwa mukuru w'igihugu Kigali mu mwaka wa 1967. Kuva tariki 21 Mutarama 1968 abizera 16 ba mbere bakiriye agakiza babatizwa mu mazi menshi mu itorero rya Gasave aho mu mujyi wa Kigali nyine. Mu mwaka wa 1972 hatangiye hubakwa inyubako zikomeye i Kigali, i Nyarugenge no muri Gasave, ubwo ni inyubako z'itorero nyine ADEPR. Kugeza ubu umurimo waragutse, abakristo ba ADEPR barakabakaba miliyoni 3, inyubako zigezweho zirubakwa henshi ndetse n'ibikorwa biteza imbere imibereho myiza y'Abanyarwanda birakorwa ku bwinshi bikozwe n'itorero rya ADEPR. Urugero ni Dove Hotel iherereye ku Gisozi, n'ibigo by'amashuri bimwe na bimwe ADEPR yagiye yubaka hirya no hino mu gihugu. Bumwe mu buryo bwakoreshwaga mu kwihutisha ivugabutumwa harimo ibiterane by'ivugabutumwa byo kuvuna byaberaga ku misozi hifashishijwe amakorali, bigatuma ubutumwa bwiza bugera ku bantu benshi kandi vuba. Ubu butumwa bwabaga buherekejwe n'ibitangaza n'ibimenyetso, bigatuma benshi bizera bagahindukirira Umwami Yesu, nk'uko ibyakozwe n'intumwa igice cya 2:38-39, igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku 9, n'igice cya 4 umurongo wa 4 habivuga yuko nyine ibimenyetso bizagendana n'abizera kandi abantu benshi bazagenda bakizwa. Ibyumba rero by'amasengesho n'indi turufu yabashaga kugeza ubutumwa bwiza bwa Yesu kure cyane binyuze muri ADEPR. N'ubundi buryo rero bwifashishwaga cyane, abakristo bake baturanye cyangwa bahurira ku murimo runaka baregeranaga bagasenga bakabwiriza ubutumwa bwiza abaturanyi babo, bityo inkuru nziza ikagenda igera kuri benshi. Kwera imbuto ko abakristo byafashije ADEPR kwihutisha ivugabutumwa nk'uko byagarutsweho na Pastor Ndayizeye wabaye ubwo yari Aumônier National wa ADEPR nyine. Yagize ati iyo umuntu yihanaga yagiraga ishyaka ryo kwera imbuto zikwiriye abihannye, kwirinda no guhamya Kristo, akababwira inkuru nziza y'agakiza n'iby'Imana yamukoreye kugira ngo abashe kubazanira Yesu nabo bagakizwa. Ibi rero byatumye ADEPR yaguka mu Rwanda bikwira hose, kuko bitangaza byarakorekaga abarwayi bagakira ndetse abaturage bakabyirebera n'amaso yabo. Ikintu cyitwa gukora k'Umwuka Wera cyari giherekeje itorero rya ADEPR mu Rwanda, kandi n'ubu ngubu biracyahaba. Niyo mpamvu itorero ryavuye ku bantu batatu nk'uko mwabyumvise b'Abasuwedwa rikagera kuri miliyoni 3. Urumva ko ryikubye ku rwego ruhambaye cyane. Kandi uyu munsi mu Rwanda ni rimwe mu matorero akomeye cyane, uvanye itorero ry'Abakatolike ndetse naho rifite abantu benshi cyane, miliyoni nyinshi z'Abanyarwanda. Hakurikiraho itorero rya ADEPR naryo rikura ku muvuduko mwinshi cyane, aho abaturage b'u Rwanda bari muri ADEPR bakaba miliyoni 3 cyangwa se bishobora kuba zinarenga. Reka rero tubashimire ko mwabanye natwe muri aya makuru atunguranye adasanzwe kandi ameze nk'amateka yiyubatse, aho ADEPR yasezeranije abagore ku nshingano z'ubupasiteri bitari bisanzwe, ndetse bamwe na bamwe batanemera bo muri itorero rya ADEPR, ariko kandi
ubuyobozi bw'itorero bwabihaye umugisha, icyari ikizira kirazirurwa. Hanyuma uyu munsi byabaye, uyu munsi tariki ya 9 Ugushyingo, ni umwaka utazibagirana 2025, aribwo ADEPR yimitse abagore bwa mbere. Ni abagore 15 rero, tugenda tubakurikiranira, wenda tuzamenye n'urutonde rwabo turababwire, ariko igihari nuko byamaze kwemezwa nk'uko mubibona mu mafoto. Ni umuhango udasanzwe. Reka tubashimire ko mwabanye natwe. Ngende mpore bukenewe ni Global Updates TV, kandi subscribe, like, share na comment tukugezaho n'andi makuru atandukanye y'hirya no hino ku isi.